bagira urwitwazo bwo kutaboneka mu by'Imana. Benshi mwana agiye munabibona no mu itangazamakuru aho abakristo bagiye babazwa, bamwe bakavuga bati nta mpamvu yo gutanga n'ituro, nta mpamvu yo gutanga n'icyacumi, insengero ntizikiriho, ahubwo turashoje, ibintu birakomeye, akazi wabonye sako wiremeye n'Imana yakaguhaye, iyo ukuhingukeza si wowe uzubigenga, Imana ibidufashamo, niyizibuvubira imvura ababi n'abeza, niyidufasha muri ubu buzima. Ni ukuvuga ngo niwe rufatiro rw'ubuzima bwacu bwose. BT Online. Hari ikibazo twibajije cyangwa se nabajijwe, dushingiye kuri ibi biriho muri iki gihe. Abantu benshi bacitse intege, bakaba barimo gukora, bamwe ndetse barasa n'abataye iby'Imana bafite ibyo bashingiyeho. Hari ibintu bigera kuri bitatu muri iki gihe cyaciye abantu intege. Abantu bahuye n'ikibazo cyo kuba mu rugo, bamwe bari babeshejweho nuko basohoka bakajya kugira ibyo bakora kugira ngo babone uko babaho. Kubera rero iyo minsi yo kuba mu rugo babuze uburyo bwo gusohoka no gukora imirimo ya buri munsi, ubwo rero birumvikana inzara yarabaye, abantu barasonza, kandi koko byaragaragaye. Ni ikibazo koko cyabaye ku bantu. Cya kabiri nuko abantu benshi bitwaje ko kubera ko nta nsengero zikiriho, abantu batakirimo basenga, n'ubundi nta mpamvu, basa n'abantu bagiye muri konje no gusa n'abatakiri mu by'Imana neza. Icya gatatu, icyo wenda sinagitindaho cyane, ni ibintu byo mu mitima y'abantu no mu mibereho yabo, kandi koko iyo abantu bashonje cyangwa bari mu bibazo ntibabura kwitana ba mwana. Aho nagiye numva wenda abantu umuntu afite uko yafashijwe bakaba bamenya uburyo kiwe byamugezeho, abandi ugasanga barabyivovoteye bakajya mu bintu byo gucika intege. Nibyo hagiye haba impamvu nyinshi zituma abantu bagira urwitwazo bwo kutaboneka mu by'Imana. Benshi mwana agiye munabibona no mu itangazamakuru aho abakristo bagiye babazwa, bamwe bakavuga bati nta mpamvu yo gutanga n'ituro, nta mpamvu yo gutanga n'icyacumi, insengero ntizikiriho, ahubwo turashoje, ibintu birakomeye. Nibyo ni byinshi rwose urwitwazo rwagiye rubaho, kandi bimwe koko bumva bifatika. Uretse ko abantu benshi ngenda kumvira nabo nabasobanurira, ubundi itorero n'umuryango. Itorero burya rigira facette cyangwa se uburyo bubiri rigaragariramo. Itorero ni ihuriro ry'abantu bakagombye guhura bagasangira ibibi n'ibyiza, ufite agafasha mugenzi we, udafite nawe itorero rikamuramira. Niko rwose ni umuryango abantu bahuriramo nk'abantu dufite umubiri, dufite ibibazo, dufite n'ibisubizo, tuba mu byiza no mu bibi, tugomba gusangira byose. Icyo kintu rero cyarashize mu matorero, ubona abantu basigaye ari banyamurwanaho umuntu yaba afite ikibazo. Ariko ndashimira itorero ryacu hano rwose, nabonye abantu baritanze, abakristo, kugira icyo ni igikorwa cy'itorero kigomba kubaho, abantu bakamenya. Cya kabiri, ishusho ya kabiri, itorero rigaragaramo umwuka wera w'Imana ukorera muri twebwe. Ubwo rero twese turi itorero. Bibiliya ikanavuga ngo turi n'ingingo, turi umubiri umwe. Ubumwe ni ukuboko, undi ni ukuguru, undi ni igituza, undi. Ubwo rero ukuboko ndi kuza kwanga koza ukuguru ngo rega ntibikureba, oya, ahubwo duhuriza hamwe tugakorera hamwe. N'itorero rya Kristo rwose iyo hatarimo icyo kintu cy'urukundo n'ubusabane no gusangira, itorero baryataye agaciro karyo. Ariko nanone nimba bitanabaye, ntibibe impamvu yo kuvuga ngo umuntu agiye kuva mu by'Imana. Reka nsome hano mu gitabo cya Zaburi, igice cya 11 umurongo wa 3. Simbitindaho no kugira ngo wenda se nusubiza kuri icyo kibazo, kuko hagiye haboneka impamvu abantu bashobora kwitwaza kandi zumvikana mu buryo busanzwe. Ariko hano mu ijambo ry'Imana haravuga ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Voilà, niba imfatiro ne. Ejo bundi hari abantu twaganiraga kuri koranabuhanga, twari dufite inama nyine mu bintu bya Zoom. Noneho umuyobozi aratubwira ngo nitugire ikintu kimwe twavuga. Yaramaze kutubwiriza ijambo ry'Imana, ariko nyine numva rihuye n'igihe turimo.
aratubwira ngo nitugire buri muntu wese amuha umwanya mutoya wo kugira icyo avuga akuye muri iri jambo. Ndavuga ngewe nkinejeje nuko Bibiliya yateguye ibintu byose, ubuzima bwose Bibiliya ibibuzi bwose. Mwumve nk'iri jambo iravuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Seke n'Imana yari ibizi ko hari igihe umukiranutsi ibyo yarashingiyeho, ibyo yarafatiyeho, ibyo yararemeyeho, ibyo yumvaga byari bimwubatse bishobora kugera igihe bikavaho bigakurwaho. Ariko arasubiza rero ku murongo wa 4 aravuga ngo Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe ye iri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imbone ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Imana ishimwe cyane. Ibi nico gisubizo natanga ku bantu mushobora kucumva. Rwose dufite ibyo twari twubakiyeho, dufite uko ubuzima bwari bumeze, akazi muri mu kubibona bavuga ko abakora mu bigo privé ubu ngubu birahagaze. Twebwe kano gace kiwacu habayemwo nibiza, imirima y'abantu benshi yaragiye, abamwe amazu yarasenyutse baracumbikiwe mu mashuri, abandi iyo minsi yo kuba mu rugo ibyabo byose byarahagaze. Imfatiro z'isi ni ukuvuga ngo ibyo twari twubakiyeho, aho ubuzima bwacu bwari bushingiye, byarasenyutse. None niba bibaye ku mukiranutsi yabyifatamo ate? Imana ihabwa icubahiro cyane. Bibiliya iratubwiye ngo nta kundi wabyifatamo, Uwiteka ari mu rusengero. Mu yandi magambo, niba byagukomeranye, niba bigeze aho wumva byacitse, nta handi ufite igisubizo, genda wirukire mu maguru y'Imana. Nta handi. Aravuze ngo Imana iyo igira amaso iziho rireba ikareba abakiranutsi ikabitaho, ndetse hano Bibiliya iranavuze ngo ikanabagerageresha imbone zayo. Ni ukuvuga ngo ikakureka bimwe ugasa n'ubigiyemo, ariko nanone intego yayo atari kugira ngo akureke, ni ukugira ngo wibuke ku Uwiteka ari mu rusengero rwayo. Urusengero ntabwo ari inzu, urusengero ntabwo ari ni ukuvuga ngo niwirukanka ukagenda gusa ukajya mu maguru yayo, ifite kukumva kuko iza yita ku bakiranutsi bayo. Ntacyo twakwitwaza rero, nta mpamvu iriho, ntayo, kuko Kristo Imana niwe mugenga w'ubuzima bwacu bwose. Ibyo warushingiyeho niyo yabiguhaye. Kuba byahungabanye n'ubundi iracyari Imana. Igisubizo rero ni ukuvuga ngo nihe wakwirukira? Nta handi wakwirukira mu maguru y'Uwiteka. Nta mpamvu rero, nta kigomba kudutera ubwoba. Imfatiro z'isi zifite gusenyuka pe. Ariko umukiranutsi afite igisubizo, nta handi akibonera, ni mu Mana. Hari umugabo mu gitabo muri Bibiliya, muzasome mu gitabo c'abami ba mbere, umugabo witwa Eliya ni umugabo uzuvugwa ngira kuva mu gice cya 16 ariko ugeze mu cya 19. Eliya yakoze ibitangaza bikomeye cyane, ni numwe mu bahanuzi bakomeye, ni numwe Bibiliya isezerano rishariza ritugaragariza ko ari we muntu uhagarariye abahanuzi bose. Na Mose ngo umunsi Yesu yagiye mu bwiza gahinduka, babonye Eliya babona na Mose. Eliya ni umuhanuzi ukomeye w'igihe cyari gikomeye, niwe muhanuzi Imana yajyanye mu ijuru atanyuze mu rupfu. Amujyanye nk'igishushanyo ku itorero rizazamuka, amugira materiel didactique, urugero rwo kugaragaza ukundi ibintu bizagenda. Ariko Eliya yigeze gucika indege nk'umuntu, imfatiro ze zari zasenyutse igihe kimwe, zirasenyuka buri uko abigenza. Eliya yagiriye inama umwami Ahabu kenshi kubera ibyaha barimo bakora. Ahabu ntiyamwumva, ariko bukeye yaramubwira ati kubwo kubera iyo mpamvu ijuru rirakinzwe, nta mvura izongera kugwa. Imara imyaka 3 n'amezi 6 Ahabu ashakisha Eliya aho yabaye hose kugira ngo babimuzize ko ari we wateje ibibazo. Eliya aragenda, Imana imujyana ku kagezi, imutungira ku kagezi, ikazimuzanira ibiryo akanywa, ngo buce ka kagezi karakama. Imana iramubwira ngo genda ngiye kugutuma ku mupfakazi utagira namba. Asanga uwo mupfakazi nawe asigaranye agafuga keya ari buvube uwo munsi, yarangiza agategereza kuzapfa we n'umwana wiwe. Ariko Eliya amukorera igitangaza, barabana, amutunga igihe cyose. Ngo buci igihe kigeze aza kuza kubonana n'umwami Ahabu, ngo abonane n'umuhanuzi Obadiya, ngo abimubwire Obadiya ati ndabizi ko Imana ifite guhita ikwimura, naza kugera ahangaha ngasanga wagiye umwami akangirira nabi. Nuko
arambwira ati ndakurahiye genda umuza. Babonanye rero bagirana ikiganiro, ariko bemezanwa kuko bagomba kujya ku gasozi, noneho ngo bagahamagara Imana izagaragarisha umurimo wayo ibitangaza, iyo ariyo Mana izemerwa muri Israheli. Aha baragenda zana abapfumu biwe 450 na Eliya wenyine ku musozi Karumeli. Ibyahabereye abasoma Bibiliya mu mateka murayizi, nari mvuze ko mubama aho ngaho wabisoma. Ariko maze kuiwe aratakabwira Imana ati uyu munsi bigaragare ko kuri Imana. Umuriro uva mu ijuru kongora igicaniro, naho bagenzi be byiriwe barira bitembaguye, nta kigeze gihinduka. Bituma rero agira imbaraga, afata babahanuzi ba Bayali b'ibinyoma arabica bose abamaraho. Inkuru ngo zigere kwa Yezebeli, ari we umugore w'umwami, atuma kuri Eliya aramubwira ngo ejo amasaha ngaya nawe nzaguhwanya n'abariya bose wishe. Imfatiro kuri Eliya zirasenyuka. Ico aravuga ati koko Yezebeli ndabizi ko yamaze abahanuzi barashize kandi n'igihe nyine usigaye, none nukuvuga ngo naje birarangiye ni wo munota wa nyuma. Imfatiro zirasenyuka, abura handajya. Mwumva igitangaza kiza kimbabaza. Kandi no muri ubuzima niko bimeze. Akazi wabonye sako wiremeye, ni Imana yakaguhaye. Ukuhinga ukeza si wowe uzubigenga, Imana ibidufashamo. Niyizibuvubira imvura ababi nabeza, niyidufasha muri ubu buzima. Nukuvuga ngo niwe rufatiro rw'ubuzima bwacu bwose. Ariko imfatiro zasenyuka ugatangira gushakisha. Niho nari mbabwiye ko muri iyi minsi mfite amakuru menshi, hari abantu bagiye bata, ubu ngubu basubiye mu tubare, ngo nubundi ukibaza ese ubundi gusubira mu kabareho biramufasha iki? Ese ubundi kujya kwiba nibyo biramuzarira? Barimo kwiba murimo kubibona ko barafatwa buri munsi bagahanwa. Ibibazo byabaye byinshi, umuntu ukarihangira ibintu by'amafuti bigenda bikamugusha nubundi mugahinda. Ariko igisubizo kirahari, wewe wamenye Imana ndagusabye, wewe ukagira Imana we. Imfatiro zisenywe, igisubizo ni kimwe, dusubira ku Uwiteka Imana yacu, akaba ari we tubwira ibibazo byacu gusa nta wundi. Eliya aragenda afata umwanzuro wo guhunga, ajya kwiyahura. Imana tubabarire cyane. Nzangera aho hantu nkumva ngize agahinda. Muzi ko Eliya Imana yari imufitiye umugambi wo kumujyana mu ijuru adapfuye, ariko kubwo kubera umugore uvuze ngo aramwica, agafata umwanzuro wo kujya kwiyahura kugira ngo amasezerano yiwe n'Imana ayacemo, ahagarika iby'Imana yari yamugambiriyeho ngo birangire. Aragenda ajya mu giti cy'umuretemu, bavuga ko ari igiti cyagiraga amazizi, ngo iyo yagwaga ku muntu yahitaga amwica. Ajya kuryamayo, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo yari yagiye kwiyahura. Ariko Imana iramubwira ngo icyo cyo gisubizo. Aramubwira ngo ugomba gukora ibintu bibiri. Icya mbere ugomba kurya, ugomba kubyuka. Icya kabiri ukarya ukananywa. Nta mpamvu yo gukomeza kuryama muri ibyo bibazo. Byuka niko Imana irimo ikubwira. Kubyuka ni ukugira gute? Ibuka ibyo Imana yigeze kugukorera. Ibuka iyo Mana wari waramenye. Ibuka iyo Mana izikora ibitangaza. Byuka wikujya muri ibyo bitotsi bikwicisha. Cya kabiri urye unywe. Urye iki? Umuririmbyi azavuga ngo murye umutsima ubatera imbaraga, munywe no ku mazi itera ubugingo. Ni munywe murye, nta wundi. Biryo byacu ni Yesu Kristo. Soma ijambo ry'Imana, ongera uganire nawe muri Bibiliya, ongera usome, ongera uvugane nawe, arakugirira neza. Uyu munsi arakumva, arakwibuka. Imana imaze kumubwira ngo nabyuka aryanywe, arongera araryama. Nubu niko biri mu kugenda. Umuntu ari mu gufata umwanzuro nimugoroba ngo ngiye kureba uko nsubira kwihagararaho, ariko bwacya mu gitondo ugasanga nubundi yabisubiyemo. Byukurye unywe, kandi urugendo ruracyari rurerure. Birashoboka ko ibingibi byavamo akaza n'ibindi. Ubuzima buracyakomeje, hari ibi. Nta mpamvu rero yo kugira ngo ugire umwikomo, ntacyo. Byuka urye unywe, kuko urugendo ruracyari rurerure. Imana rero iramubwira ngo igisubizo uri bukibonere ku musozi. Zamuka ugende, agende ngo agere ku musozi. Imana iramwiyereka, ngo imwiyereka mu muyaga, ariko ngo akurikira abona Imana ntirimo. Imwiyereka mu mutingito, isi iratigita, ariko ngo abikurikirana abona nta Mana irimo. Haza umuriro, nabwo ngo abireba abona nta Mana irimo, ariko nyuma ngo haza kuzamo akajwi kongorera. Imana ishimwe cyane.
iyo tugeze kure hari akajwi kazakongorera kazagahora katubwira ngo witinya mwana wanjye, kuko Bibiliya buri munsi izitubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, witinya. Ako kajwi ndagusaba ngo kongorere mu mutima wawe, kongorere mu gutwi kwawe, kongorere mu buzima bwawe, kakubwire ngo niba imfatiro zarasenye, Kristo aracyahari kandi aracicaye ku ntebe y'imbabazi, nuba aracyagukeneye kugira ngo akugirire neza. Garuka kuri Kristo, agufitiye igisubizo gikwiriye. Ndabasaba, ndabinginga, ndabibasabira, nta mpamvu zitwaza, kuko hari abakurambere banyuze mu bikomeye kuruta ibyo twebwe turimo tuvuga, ariko bahagaze kigabo. Muzamwibuka nka Yosefu arimo agambanirwa n'abavandimwe biwe, Yosefu arimo akorera Potifari byiza, Yosefu arimo ahanurira abagaragu b'umwami, ariko byose bikagenda bikibagirana. Ariko ntiyigeze avuga ngo avuye ku Uwiteka Imana ye. Ntaco twakwitwaza cyo kuvuga ngo nikomereza ku rutare naho ahandi hose ni umusenyi, nikomereza ku rutare naho ahandi hose ni umusenyi. Ndabigusabye, imfatiro zawe niba zarasenyutse, imfatiro zo mu rugo, hari ingo nyinshi zifite ibibazo muri no minsi, hari ababanye nabi, mwarabibonye muri za statistike barimo bavuga muri iyi minsi yo kuba mu rugo ibintu byinshi ko byazambye cyane. Hari abafite ibibazo mu mibanire, hari abafite ibibazo mu buryo bw'ubuzima, mu mibereho, inzara. Koko izo n'imfatiro wenda zari ziriho ariko zasenyutse. Igisubizo ni kimwe, ongera ugaruke mu maguru ya Kristo, ongera umuze imbere, ongera uzumutakire, niwe gisubizo gikwiriye, kuko amaso ye areba abakiranutsi kandi abitaho kugira ngo bagirire neza. Reka nsenge, nshima Imana ko bw'iki kiganiro. Ndagusabye gusa ngo ubyuke, urye ijambo ry'Imana, unywe amazi y'ubugingo, kugira ngo ukomerere muri ibi bihe. Uwiteka aracyagufiteho umugambi. Mana, ndagushimiye kubwa mwene data wese uzumvira ijambo, yarageze aho yumva ko imfatiro ziwe zisenyutse, imibanire n'urugo, ubuzima bwa buri munsi, abana se, amafaranga yamushiranye, ubucuruzi bwaje mu kibazo. Ariko ndagusaba ngo uyu munsi umwibutse ko ukiri ku ntebe y'imbabazi, ukiri umwami, ukitubwiye ngo niba imfatiro zisenyutse, umukiranutsi yakora iki? Yaza imbere yawe kandi wamubera igisubizo. Ndagushimiye ko kubikoze mu izina rya Yesu. Amen.